turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mugubwe neza. Turi kuwa kabiri itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ndizera ko Imana yabarinze mwabonye imirimo y'Imana. Tugeze mu gihe cyiza, ni kimwe cya kabiri cy'umwaka. Twatangiye umwaka abantu bibwira yuko batazawurangiza, ariko noneho ndatekereza yuko ubu noneho utangiye kwizera ko uzawurangiza, kandi bamwe mwatangiye kubona imirimo y'Imana. Reka twikomereze uyu munsi rero. Ni rimfasha ry'umunsi gice cya 388. Uwo muri kumwe nta wundi ni Fulgence Mutabaruka. Ndagarutse noneho mucyo nise Mindset Transformation Week, cyangwa se Week of Changing Mindset. Icyumweru cyo guhindura imitekerereze. Hanyuma se waba warumvise igice cyatambutse? None se wumvise iki? Icyo byagusigiye ni iki? Now I'm coming back. Reka dusome igitabo cya Esteri igice cya 2 umurongo wa 7. Haravuga ngo Morodekayi uwo niwe wari warareze Hadasa, ariwe Esteri umukobwa wa se wabo, kuko yari imfubyi adafite se na nyina, kandi uwo mukobwa yari umunyagikundiro afite uburanga. Se na nyina bamaze gupfa, Morodekayi aramujyana aramurera nk'umwana we. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi baterera ku murwa w'Ishushani, barindwa na Hagayi. Esteri nawe ajyanwa mu nzu y'umwami, arindwa na Hagayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hagayi, amugiraho ubuhake. Hagayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja 7 abo yari akwiriye guhabwa. Bavuye mu nzu y'umwami, amutoranya mu bandi, amujyana n'abaja be, amushyira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi. Umva akantu keza ndaje nkubwire. This is Mindset Transformation Week. Ni icyumweru cyo guhindura imitekerereze, kandi agira ngo nkufashe nibishoboka wikuruguture mindset, ukurugutura imitekerereze yawe nkuko nanyere gukurugutura. Uyu muntu uva akantu gashyashya karimo, yari umunyagano, yari umuntu umeze nk'impunzi, yaranyazwe ajyanwa ahantu, ariko arangije se wabo, nyirarume, anko wiwe, aramubwira ati haranumvise amahirwe hano inkori bwami, hari ikintu cyahabaye. Umwamikazi bamaze kumusenda, yirukanywe, ariko bagiye kuzana gutoranya abakobwa baturutse mu bihugu 120 umwami ayobora Ahasuwerusi. Nawe uze wihishemo, ntuzavuge uwo uriwe, ntuzavuge uko ukomoka, ntuzavuge n'izina ryawe, ntuzavuge ko wita Hadasa kuko baryumvise bamenye uwo uriwe. Hanyuma wihishe muri abo ngabo. Amuhimba izina bitaga Esteri, bivuga inyenyeri. Hanyuma arangije avuga ati ko biri kose, icyo nita mindset changing, cyangwa se icyo nakwita guhindura imitekerereze. Hanyuma nawe abifata uko aravuga ati ko biri kose, nanjye ngomba guhirimbana. Arangije abika ibanga, yinjira muri competition. Ariko mbere tubonye ntago tuvuga byinshi. Hanyuma rero tudatinze agiye igikundo kuwabarindaga, wabatozaga. Hanyuma nyuma Esteri, abantu benshi bazi inkuru ziwe, muzasome, yaje guhinduka umuntu ukomeye, ahinduka umwami, kazakiza abayuda. Sinjye wahera. Mindset Transformation. Hindura amateka yawe, hindura imitekerereze yawe. Burya waba ukomeye. Ntabwo uzira kutize, ntabwo uzira kutari mwiza, ntabwo uzira kudafite amafaranga, ntabwo uzira kuba uvuka mu muryango ukennye, ntabwo uzira kuba udafite abantu muziranye, ntabwo uzira kuba utavuga Icyongereza cyangwa Igifaransa, ntabwo uzira kuba udafite diplome cyangwa perimi. Ahubwo urazira ikintu kimwe cyonyine. Iyo nyubako yiza kuba umuntu, nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge,
aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Okapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko